Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko MOTHERLAND Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professionnel ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi MOTHERLAND Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. MOTHERLAND Films, igisubizo kubifuza gukora filime. Aya mahirwe nagucike. Bakunzi b'ibirori, bakunzi bo kwambara neza, ahangaha niho honyine ushobora kubona imyenda myiza yambikwa abageni bakamurika. Si ibyo gusa kandi kubera ko ahangaha tubakorera decoration ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu bukwe. Duhamagare kuri izo nimero tugufashe. Inzuka atari yanjye kinza ari Karine ko rugo rumugore w'isezerano wikaba nta sezerano ufitanga nk'uburi hano nkande. Erega mwibutse ko ngende muri umuntu wa Karine. Ese yarabyibagiwe? Arabibi wese. Uyu ni inzererezi nasohoke n'ubundi asubire ku muhanda. Nasohoka asubire muri brodire ntaho wamukuye. Afite inzu. Niba afite inzu nyine nagenda kujya kwihambiraho. Ese reka nkuba. Nubwugamo wabonye hano. Uri kuvuga ngo uri muri umuntu wa Karine. Uri Karine ubu? Ntabwo ndi Karine. Uri muri umuntu usoma umugabo. Ndi kumubarira imitungo Musoma. Mushuze imitungo. Musoma henda kwa. Ari umugabo afite haba mu mugongo haba no mu maguru ari n'inzu afite. Ubu ni njyewe jera w'imitungo ya Karine. Get out. Niba udashaka gusohoka ku neza, fire by fire. Get ready. I'm here. Sha, Lati, ndi hano, nzaguma hano, kandi we nta nicyo wanangira wowe. Right? Ntacyo wangira wowe. Are you ready for the fire? I'm ready. Are you ready to watch the evil here? Be ready. Okay. Gachi. Waduha akanya papa ko hari icyo nshaka kuvugana n'umugore wawe. Yakakwima se ko yabaye ma. Ariko nkaba kandi n'umushaka mwicana. Duha akanya. Ariko ma. Nawe nabyaye. Abagabo baragwira. Yewe. Baguha akanya ngai isandaguze turebe. I dare you. Nguhaye amasaha 28. Waba uryama muri toilet, waba uryama muri restroom, waba uryama muri sitting room, waba uryama outside the gate. I'm telling you, I'm Latifa. Get out of my sister's house. Sure. Let me show you the evil face. Hey! Come on, you guys should stop fighting. Stop fighting her. Why are you wasting your time? I'm not fighting with her. Stop wasting your time. Why you shouldn't be wasting your time with this girl now. You should find another way to chase her in this house instead of beating her. Which one? Which way? There's plenty ways now. Hey, let me advise you. Because I know she doesn't understand anything. See the way she's looking like a cow. Like a goat. Why can't you let me to kill her? No, don't kill her. Don't kill her. Hey, for you to chase her in this house, we need to do something. One thing only. Just poison her. Neza. Bite squadriano muri sa. Shaka gutotsa kurona.
Ibyo mu cyumba. So. Hapera nihindutse bisanzwe. Karagenda. Karagenda nta kibazo. Yitegura sinzi. Utuntu dukeya nsigaye gushyira ku murongo no kugura udukoresho wenda nzakoresha two nyine ntabona ngatugurira niba nta kindi bindi bisa Uzafasha amafaranga gusa. Ikintu ukora udufaranga tugikora tugamije sibyo. Kugira amahirwe yo gukora poroteyine kujyana hariya. Abantu bagerayo bagatwarwa n'ibintu bya hariya ngo amatapi ngo kohereza ibiti uzakora nyine uzi ko ugomba kubona abakozi bifatika. ariko ntabwo nazanye ibikoresho ntabwo muri buzime ariko nakunda kuza Safite ikibazo mu Wongeye kumara iminsi wenyine. ari wenyine gute kandi ugiye kuba nkaho undi wagiye muri taxi nkavuga ngo nta muntu urimo turahari urumva impungenge afite twaganiriye ku cyakoze mu gitondo ambwira ko ashaka kuba agiye mu rugo kure ariko ndi kumva natekanye ngo ntabishaka kujya ku nzu bagatagaruka se nta kibazo ubwo yagenda akaba ariyo bakazagaruka nawe biriya mpamvu icyo udashaka kuba hano udahari urasanga ko ikibazo afite hano ibyo hari ibibazo ntabwo byakemutse ati ikihe kibazo wari kumva ko byaba ari byiza kuri we ariko kuri we hari ikintu nakugaruza simaka kuri kuntungura umuntu ari sungura twite Imana ihabwe icyubahiro shamaka ntabwo ukinkunda shawo ugiye kwitwa umwuzukuru agiye kuza bitwa tate umukecuru shandishe niko biraje umuntu yamukunda harabona noneho urukundo rurikubye nyine ubwo ndi kwibaza se najya mu rugo bazabana mu gusa se azaba afite umutekano usesuye azabasha kumwitaho rero mu bigaragara ushaka ko atarambabare nawe utarambabare ntusare kujya kureba umumama wiwe yesi nkaho ndi mama wiwe yesi maze nzamwitaho nzamwitaho ikintu cyose umuntu akora umumama utwite azagikora wenda ari nka mbere wenda byari gushoboka ariko ubu ngiye none nsigaye kugira umwana yampaye iki nsigaye mukunda urukundo ntabasha gusobanura erega nta kibazo kimwe umuntu wese ni umwana mwiza nta kibazo kimwe oya umuganeze mu rwego ko atari byo bagomba ahangaha ndahari nzamwita nyine mama ndi kumva nyine ataba afite umutekano usesuye hariya wenyine umunsi ubwo wowe wamukonseye kujya kureba mama we ntugishe ukuri amahitamo rero ari kugenda ubwo yaguma ahangaha tukagumya tukamwitaho jye na kese mama warasuzumye ko uzamwitaho kamubwira hari umwana afite umuhungu wowe igihe cyose ndwanirira kuba nakubona umeze neza kandi wishimye noneho niyo nawe afite agatima kabi ariko hajemo umwana haswe ubwo wenda nawe umwana mwiza bihita bihindura isura ni ukuri kuyera nzamufata neza umwuzukuru wanjye komana shana nongeye kumwirika amazi rero hari utuntu nje kureba ndi guhita nongera ngenda ubwo kuko nari nanze tutunganye nakubwije uri kwimba ko umuntu wateye inda kabanza ubwenge ko niba kandi gutera imigeri ari mu cyumba Jerry Mani kantu
Yes. Sure. Yes, poison her. Kill her. Are you serious? I'm serious, so yes. So I need to use the poison And so that she will can get leave out this. of Yes, this house. Yes, because she will not leave easily. Oh, you know these people. Except if you want to marry her husband. Me? Me? I'm just saying. I don't need her husband. So what do you want? What I need is that I want to clean the house. I want to clean the way for my sister. She have to get out the property of my sister. I understand. Right now or tomorrow. For the goodness or the badness, I'm ready. If it's the wolf poison, Woman. I'm gone. Woman, you better leave this house. Oh, it's not for you anymore. See, she doesn't understand anything. This thing. People did not go to school. She doesn't understand English. I understand. Sure. If she was understanding, what is she not replying anything? So I'm ready to kill the kid and the mother. Yes. See, let us call her illiterate. Sure. Illiterate. She never goes to school. Sorry. Sorry that So she's looking at me. Maybe she think I'm my dear. She's going to wash the evil face here. Sorry, Vichy. Sorry, Koko bagukubise. Wave mu nzu y'abandi ukigendera. Mutima magahenje. Ubundi turamusaba imbabazi ngo uramusabira imbabazi ngo bigende gute? Yanze kuhava. It's very easy thing. See, women who used to steal people's husband, this is a husband snatcher. They used to steal a lot. So you need to do one thing like this. Just use a style. Small. Just don't rush things. Yeah? Don't rush. Just use your head. I don't know. Maybe if you want to really clean the way of your sister, I don't understand. My dear. Because the way you're doing it is also just use a poison, small poison, put it in her food or in the drinks. Let her sleep. Carry her in the car. Call the car. Yes. Put her there and let the car carry her. Maybe she will meet herself in the road or in the bush. So yes. What if she wake up in the car and then come back? No, she will not wake up now. You use some strong medicine, poisons. I can go and buy it for you. Sure. As long as and you pay me. And then she sleep like 3 days or 1 week. 1 week or 1 No, 1 day. Whole day. Just go and carry her. What if the next day she come back? She will not come back, Jare. You just go and throw her very far. Why can't you kill her? Why will you kill her? Don't commit murder, Jare. Don't commit murder. Why will you? You want to be like your mother? Me, I'm ready. Me, I'm ready. Hey. Hi. Kubana. Hey. What's wrong? What's wrong? Babe. Ntabwo uri bumve icyo wabaye. Come on. Come. Ntabwo uri buvuge ibyawe. Because mama wabuze. Masi kandi yakoze iki? Wavugishije ukuri mama yakoze iki? Kuba mama yabaye mwiza. Hey. Kuba mama wawe ntabwo umuzi. Byagenze bite mbwira?
gacyagiye turi kuvugana kuri telefone. ndabizi ko wankubye. Byagenze bite se? Wankubye uhamagara no kunyitaho? Byari bigenze bite? Mama wawe yinjiranye mu cyumba hano na Kuri. Acikuza telefone nyine ahita amukupa. Ngo kubera iki se? Kubera ko twavuganaga? Bakaba baratangira bambwira nabi. Baranyata akagira ubwoba. Nese bakubwiraga ngo iki? Bakubwira ko impamvu ari iye babikoze? Ntabwo ni ukubera wowe. Ni ukubera wowe. Ako sina n'ubu ntabwo barabyumva. yewe gake waraje? Naraje. Ati karibu mama ndishimye gake. Numva nakongera nkabahobera we. Birasa. Mana ishimwe ibyanyu biracamutse. Ati karibu mama. Yewe kayego none se babafunguye Twabonye batubabarira nyine ariko bavuga ko tugomba gushakisha hasi y'ibintu. ni inkuru ndende pe. Donc ufite dosiye ibaze naho umukuru wa pariki yaje akatubwira ibyaburerwa. Ndumirwa. Yicara ubuzu wisha abantu wagize gute gutoteza abantu. Ariko nene bavuze amazina yawe ariko we n'ubazi. Abantu wishe abantu wiciye ku rugo kurwara nk'indi ukajya bakubite imihino ukagira gute ukabicisha inzara. Kandi ibyitotezo urazi ko leta y'u Rwanda ibyanga pe. Ako gacumenya wenda bamubeshyera Mwese perezida n'ibyakozwe kandi yarahunze ubutabera. Gusa nyine inama twamugira nyine ko yakwisha kuko n'ubundi ubwo ntabwo bazategereza ko yishanga ko bazi ko bamubuza. Karetse kwisha. Ati nese mama ubundi ugarutse gute? Byagenze gute ahantu wari uri? Ubusaho ntibahagusanga. Inkuru ndende. Ahangaha ntekereza ko batahansaga kuko ntekereza ko batazahagaruka ko bahansatse inshuro nyinshi. Ahantu bansatse rero bakambura ntekereza ko batahagaruka. Mw'abantu nahuye n'ibibazo nkura n'ibigeragezo. Aho wari wishe byagenze bite? Hari ingegera y'igihungu umuntu yari yarandangiye ngo izajya inshungira amakuru imenyere, ariko naho ibyazaga ikambwira mw'abantu ngo kuri televiziyo zimwe za rutura zo ku muhanda nirirwa ncaho ngo bandika ngo ndi wanted, ngo bakongera bakajya ku maradiyo ngo bakabivuga ngo noneho ngo ku byapa byo ku muhanda no ku mapoto no ku mazu y'ubucuruzi hagiye hariho amafoto yanjye. Hagiye hariho amafoto yanjye namwe mujya muyabonara. Hoya ntabyo twabonye kuri televiziyo no ku makuru. Inzego z'umutekano ziri kumuhiga ntabwo ari ukubeshya. Wenda barimo kugushakisha ariko ntabwo twakubonye. Hari akantu k'agakobwa ngo k'agapolisi ngo karimo kumigisha ngo kakagumi cyane ngo gatajya gasika ngo karavuze ngo kambonye ngo naho ibyaha byose by'abagore. Ubu rero mw'abantu iyo ngigera nayumvirije numvira birangambanira. Mbare mubwire Domine. Mutazangambanira Mbanyine mubwire Domine. Mwije wajyaga nga ujya hano kwikarakasa ukiribuza ukatamabuno hano mu mbuga hose na yose. Ubuno kuba mu nzu. Bakajya uyatifa akajya kumenyera icyo kurya. Ntabyo gusohora utaratari ujye kwereka abantu naho ubundi ubuzaje twaguze n'uko. Ahubwo se ubu bugegera bw'ubukozi bwawe. Ko nabwo nabonye butoroshye. Nuko nabukanze icyo bavuga nabufashe ndabukanga ndababwira ni ngewe ndice ngahotora nkajugunya mu misarani. Nyine no kugomba kubana cyane. Rero Chere nkuko twabivuga ngira ngo urabizi urukundo rwanjye nawe nta kintu na kimwe cyaruhagarika. Sibyo kandi urabizi neza twakora icyo ari cyose gishoboka kugira ngo mama abashe gutuza. Niba ari umunyamahane tukareka akagera mu mahane twe tugaca bugufi twamushira bugufi. Nyine bageze hano mu cyumba batangiye kumbwira nabi batangira kunyataka no kubera bari babiri ngira ubwoba
noneho ndangije nkubita mama wabo. Marisa watinyutse kubita mama. Naragize ubwoba ko bagiye kunyataka. Sibu nzakugira gute kwe? Ese ko nari kwirwanaho. Uriya ni nyoko bukwe please. Icyo yakora cyose ntabwo watinyuka kumuhangara. Yari kumwe na Kayiri bari kunyataka no sinjye ari gukora. Urabizi kutwita. Ni gute utinyuka kurwana kandi uzi kutwita. Bebe urabizi bamanga icyo mwana wacu sibyo? Gute watinyutse kukubita mama? Icyo yakora cyose uriya bari nyoko kuko ari umubyeyi ni mama wanjye. Ugomba kumwubaha. Ikigaragara ibintu twavuganye nta na kimwe gukora. Maka na kuntu mba nagize ariko amaherezo mba nabagiye kure bakaza bansanga. Amaherezo bizagenda bite? Okay, mba mubwira rero sasa. Babe, ceceka. Mba mubwira umwanzuro tugiye gufata. Sibyo? Nta ntonganya nshaka. Nta nshaka gukomeza guserera n'aba bantu. Uri kumva? Reba mubwira. Tukavana kuko tukagenda. Please. Njyewe ninjya mva hano, sibyo? Uzajya ufunga, wifungirane mu cyumba ntiwemerewe gusohoka. Icyo uzajya ukenera cyose, yaba ari ukurya, yaba ari ukunywa, nzajya nohereza umuntu abikuzanira. Uzajya wongera gufungura neza ngarutse. Ese Maka ngiye kwipfungwa muri uru rugo. Kubera icyo utareka tukavana tukagenda. Niba mama adashobora kuvana. Turajya hese kandi uzi ko ngiye kugenda. Wihangana ntegereze amezi 3 yonyine. Reka rero nitahire. Maka njyewe abantu bazanyica. Bazakuca se bazaba bagukuye. Mama watangiye kujya nyatakana na Kayiri. Urumva utari kizaba koko. Maka reka nigende. Niba utareka ngo tujye kwibana. Hey. Turaza kubikemura sibyo? Sibyo? Maka nari mfite ubwoba ko bagiye kunyica. Banjye bo bataramenya ko mwiko. Ko baramutse babimenya. Barabizi. Ariko niba barakanze ntacyo bameze mu byumba byose bakambura. Mwaretse basi mugakurira intebe mukayigiza hano imbere nkajya nirarira. Oya. Urajya mu cyumba cyawe ugiba mu cyumba. Mu cyumba bazankura. Uye twagikinga twavuga ko urufunguzo. Ikibi ni ukuzenguruka hose. Naho narindi nicariraga ahantu hamwe mu nguni, hari ahantu hari akantu k'agapangu nkajya nirebera, nkareba amazi atemba. Mbese narindi aho naryaga nabi. Ntabwo narizi ko burya umuntu ni mugari. Ntabwo narizi ko Senegal yangambaniye. Senegal se nuwawo. Niyo ngegera. Ni umuhungu se n'umugabo. Ni akantu k'agahungu. Mwabana gase. Ntabwo akorongoye dome. Yego ko. Ariko ntabwo twari tumaranye n'igihe. Munzu. Nese umuntu ufite ibibazo bajya muri ibyo ngibyo ureba ukuntu yanabaye. Mama twajya ngo n'amazi yarariyo. Nta mavuta n'isi. Uwo mungu mwararana gase. Ubwo mungu ntabwo mwaranaga mu nzu umuntu mwabanaga n'umuhungu. Cyasaga gite? Ngo ntabwo wamuhaye koko. Rero reka mu bijoro byana pe. Ntabwo namuhaye. Nakibwiye mu kigende gikarabe. Hanyuma ndavuga ngo karabe mu makarabe situruwaya yoze mu kanwa yanukaga gahuyu wagira ngo hanyuma waje gukaraba wari wumva umusuzo w'agasamunyiga umusuzo w'agasamunyiga hanyuma waje gukaraba byagenda bite dome amaje gukaraba rero namubwiye ngo namase agiye kunkora numva aracyanuka
gutera n'inkorora kubera umuntu ntabwo wari kumaze ukwezi n'umuhungu ntabyo twakoze nyine natekereje ndavuga ngo kubera mba mfite amavunane yamasa ndavuga ngo yo wambaye ibitenge nene kuba nambaye wenda akundi ibintu ikibazo arananiwe urumva stress nari ndimo yego nari mfite stress uyu munaniro nari mfite ubwoba nari mfite koko kubera se gute mwana we ndekana ubu ibyo bintu gakira ni gutekereza urumva nabikora hasi ko mbona ari kukuzana muri izo nkuru mama urananiwe ahubwo ari ukwiye kuruhuka ukajya muri dushe koga mwana ugende cyohereza amazi ibyo birakureba nimba nabikoze n'uburenganzira bwawe gusa icyo nzi cyo umuntu nk'uwo mwakoze ibintu ntaraguma akagushaka none ubwo ngiye twabikora akangambanira yaragambaniye nose mavuye gute yewe namwumvise kuri telefone arimo guhamagara umupolisi ngo ngwino nguramusanga muri ya nguni oya nanjye ndagishuka ndakibwira ngo nagishyira amafaranga kuri telefone ngo najye kungurira ji ngo azanyigishe kuri fake ntabwo yarabizi ko wamwumvisha ntabwo yigeze reka njyewe ndi mu pause nahise mupangira ndamubwira ngo genda ufate bibiri nabishyize kuri fone yawe ugenda ungurire ji cy'5 senkisi ungurishe gize unyigishe gucoma ndebe ko nashira ubwoba agenda atyo agarutse asanga nagiye nk'umusozi mama ntabwo njya barimo barahobagira batangira muri izo karitsiye urumva njyewe mapanga ndapanga ibintu nkabishyira ku murongo dore ukuntu nananutse nanjye naje n'undi gushaka ariko nanjye narashize amadore imyenda n'ikintu ntabwo waryaga ndetse wawugize mwumvire ukuntu umuhungu yanekeraga yagendaga agafata ubugari bw'akawunga akabusongera mu isafuriya yarangiza agahita yitekamo imboga atogeje atayogeje yego mana none ntabwo warwaye n'inzoka mana inzara yarangije dore ndafatanye n'umugongo bana ba rero reka nkwereke ati mama agenda umushyuriza amazi sibyo ushakire ka twatuvuga twakumade naguze amafaranga njye kumumasa ngenda kumasa wowe tura mu masa ndamumasa none kigali kibazo uramasa mama aho gakire ko twakuranye kugira ngo areke ese ufite ikibazo cy'uwo nushaka ubare mu masurebe rwose oya ntacyo ni ngombwa asaba amaso umubiri wose rwose utabikuye neza umwari babikore rwose akomeze neza kurushaho ushobora kumva uburyo ndi kumva afite ubwoba wabigize ukuntu ubereye urasa neza sinjye urabona ubukwe butashye pe humura pe turahari ku bwawe uraza kuba umeze neza suriya hari abantu bari gukubita agatoki ku kandi bavuga ati kawe twatugize imana na bitaye wahemba mubwire ibyo ni ibisanzwe abo bantu ntabwo bajya babura ariko ntugire ikibazo turahari ariko uzi ukuntu baturwanyije njye na Birasa ni ukuri ko imana naho imana irakora pe humura nta kintu kijya kivuguruza umugambi w'imana uraza kuba umeze neza wongera ukurure gato wambaye neza ahubwo nakubona cyonzi cyo urumva bimeze gute gutyo uraberewe akasesi ugashyira imbere ugashyiriho nukuri urasa neza ubwoba ntibushire umere neza humura turahari abantu bose duhari ku bwawe abageni bararenganye ni ukuri kw'imana ndi kumva arenda no kwiyarira oya noneho umva aka gakanzu kari kuri taye imeze neza pe oya gushyira imeze neza ahubwo abantu uri imbere turebe nirebera muri miriwari harya agenda akazamura gake gake akazamura gake umva ko nangiye gutranspira reba ukuntu ubereye nangiye kubira ibyuya oya humura uyu ni umunsi udasanzwe mu buzima ko byagenda uko ariko kose muri se ko yatinze we kuza humura araje buriya nawe bari bakiri kumutegura ariko uraberewe umva reka nkubwize ukuntu ntabwo nari kwambara iriya nkweto ndende pe yaza kurya ndakomeza nigumire gutya oya inkweto ndende ntacyo yihorere cyane ko n'ikanzu irenzeho ariko nyine umva uraberewe urasa neza mbabara mbanze nsenye ndumva nabanza ngasengera mu mutima senga rwose icyo ushaka ariko utuze mu mutima tuza nta kintu uri bubi turahari mana we
birangiye nkoze ubukwe. Oh my god. kandi ushobora kumugera atasohoka. Shari mfite ubwoba. So beautiful. Thank you. Ufite umugore mwiza. Oye uretse manze fasha gutya. Fasha gutya barebe ko ndibuze no kubibasha. Arya bazamura gutya. Gake. Gake. Ari. Mbabare sinze kuri. Umutima wanjye uratera cyane. Umva gake rwose. No. Shari mbabare rukunera isano. Oh my god. Cyakoze Sesheri kutarambara umwari niwe mugore mwiza mu buzima. Nta nundi nzabona. Kutarambara ikoti. Hari ikindi kintu kibura se? Ikoti kibura. Ngushyira ikoti twahita tugenda. Nanjye kureba aho bigeze. Umva genda. Ngiye baransoje byo kuza kureba umugeni atarashyitse. Umugore wanjye. Biretse ntabwo turamukuka. Sesheri batangiye kunywa fanta koko. Nasi ikindi ndabona. Banywese amazi. Urabona ko ameze neza. Uyu ni umunsi wo kunywa amazi. Umunsi wo kunywa ibintu bimeze bien. Isukari gusa. Sheri genda shawa mpikote. Umva mugira amasaha yagiye Waretse nkamwiyambikira. Oya sheri ntugashyire. Mu kanya pe genda ugiye. Aka ndumva ariko gafashemo gake. Ongera ugasubiremo. Ugira gake. Gutyo. Muri sitasiyo sinaba naniyicariye. So bishandarushye. None ikanzira rimeresha. Yicariye mu kanya turaje dusohoke. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze, byose